Muhaye ikaze nanone kuri Base de Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye twagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kurera hamwe ikintu gikomeye cyane. Impamvu abagore bajya bafasha iwabo batabwiye abagabo. Hari ibintu byinshi mu rugo bijya bibaho ugasanga amakimbirane aratangiye. Buriya ubushakashatsi bugaragaza neza yuko bwakozwe na Dr Nancy Van Perte muri cya gitabo cye cyitwa Pour le meilleur et pour la vie. Mu bintu 10 bisenya urugo, ibintu bijyanye n'ababyeyi cyangwa se umuryango biza ku mwanya wa 9. Bishatse kuvuga ngo mu bintu by'ingenzi byahita bisenya urugo rwihuse, ntabwo ibintu bijyanye no kwita ku miryango biza mbere, biza ku mwanya wa 9. Ariko nanone iyo umugore afashe iwabo umugabo atabizi biraryana. Ni kimwe nuko umugabo iyo afashe iwabo umugore atabizi nawe biraryana. Reka none twivugire ku mugore kuko abagabo ari bo bambwiye kino kibazo yuko bagira abagore bakunda gusa babyita ngo n'ugusahura urugo. Kandi hari ikintu cyo muba mugomba kutekerezaho. Umugore yaje kugushaka wowe iwabo babinjiye mu muryango wawe, nkuko ari umuryango wawe, uko umuryango wawe wawitaho nawe abasha kwita kuwe cyangwa se mugafatanya kwita ku miryango yombi. Urugo rwiza rw'umugabo n'umugore bashakanye bakundana, barapanga bakavuga bati muri kuno kwezi tuzafashisha iwacu ibi, tuzafashisha iwanyu ibi mu buryo bungana. Nta rugo rufashwa cyane kurusha urundi, nta bavandimwe bafashwa cyane kurusha abandi. Ariko ikibazo kijya kivuka, uzasanga umugabo akunda gufasha abavandimwe be, agafasha ababyeyi be, ntiyite ku babyeyi b'umugore, ntiyite ku bavandimwe b'umugore. Agafasha bene babo ba hafi n'abakure, agafata inshuti ze za hafi n'iza kure, ariko ibyo ku ruhande rw'umugore umugabo ntabyiteho. N'umugore nawe hari igihe yumva ashaka gufasha umuryango w'iwabo, abavandimwe b'ababyeyi be, bene wabo ba hafi n'abakure, inshuti ze, ariko ku ruhande rw'umugabo rwose ntabikozwe. Rero dore impamvu zigera ku 9 zibasha gutuma umugore atinyuka akabasha gufasha iwabo, akajya yohereza ibintu iwabo atabwiye umugabo. Mugabo ujye ubitekereza ubirebe neza, banza urebe uburyo ki washakanye n'uwo mugore, urukundo mwari mufitanye mu ntangiriro mu kibana byari bimeze gute. Niba ari ibintu byahindutse nyuma uzabibona, niba ariko ari ibintu byahindutse mugitangira n'urugo uzabimenya, niba ari we wabiteye nabwo uzabimenya. Rero ibi bintu ugomba kubiha agaciro. Ikintu cya mbere gituma umugore atinyuka agafasha iwabo, agafasha abavandimwe, agafasha abo mu muryango we, akoherezayo ibintu atabwiye umugabo, nuko mu kibana wowe mugabo yaragusabye ati ndashaka gukorera iwacu iki, ndashaka gukorera abavandimwe banjye iki, urabyanga. Rero umugore yakubwiye ati dufashe iwacu ibi n'ibi ngibi ukabyanga, abavandimwe banjye ukabyanga, ubutaha ntabwo azakubwira. Azakora ikintu cyose gituma abona amafaranga, abona ibintu byo kubaha, kandi ntabwo azakubwira. Rero bimenye neza rero yuko hari igihe ubikora ukamubwira uti rwose nta bushobozi, nta mafaranga ahari, ariko nyamara ubirebe ari nk'iwanyu babasha kubikubwira. Ese wababwira ngo nta mafaranga ahari cyangwa se icyo kintu wagikemura? Ubwo rero ahita kubona neza yuko udafata umuryango we nk'umuryango wawe, akitoza kubikora utabizi, ukazabimenya ariko yabirangije. Ikintu cya kabiri nanone gikomeye, iyo abavandimwe be bene wabo babasuye ubareba ijisho ribi cyangwa se ukanabasuzugura. Yewe gahagize n'ukubwira ati wamfashije ko nkeneye iki n'iki, uramubwira ngo bwira mushiki wawe, bwira mukuru wawe, bwira murumuna wawe. Nta kintu na kimwe ukorera umuryango we. Rero ubutaha yiga vuba, aziga kubikora atakubwiye, kubera yuko niyo ubimenye nta kintu bikoraho.
Gatatu, birebe neza akiza akiyambura ivara umunsi ukurikiye ubukwe cyangwa se mu cyumweru cya mbere waramubwiye ngo nta bintu byo gufasha iwabo, ibintu by'abavandimwe n'iwabo abyibagirwa ko agiye kubaka urugo rwe, arita mu gutwi. Ariko buriya muzasome no muri Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Bibiliya ivuga ko umugabo niwe usiga ababyeyi, ariko nta mugore usiga ababyeyi, nta mugore usiga iwabo. Rero niyo mpamvu iyo mubujije gufasha iwabo cyangwa gusubira iwabo gukominikana n'iwabo ntabwo abikwemerera, arikiriza ariko ntabyo akora kubera yuko kirazira, nta mugore uva iwabo. Kane rero, nubireba neza mugabo, hari igihe nawe ubwawe nta kintu umugore wawe umufasha. Niba ibintu byose hirya akimara, urambwira neza yuko nayo gufasha iwabo azabikumenyesha? Ntabwo bishoboka. Izi mpamvu nimo kuvuga ni zimwe mu mpamvu zituma abagore bakunda gutinyuka bagafasha iwabo, bakoherezayo ibintu batabwiye abagabo. Mugabo nubireba, impamvu imwe muri izi iratuma umugore wawe abikora atakubwiye. Rero bagabo mudakunda kwita ku bagore banyu, ntabwo bazigera bababwira yuko bagiye gufasha ababyeyi babo cyangwa se bene wabo, bazabikora mutabizi. Gatanu, noneho rero uri umugabo rwose urishishe ku ifaranga, ufite ingona mu mufuka, nutuma hari ifaranga na rimwe akoraho, yewe ga nayo yahembwe urayamwaka ngo ni wowe ugiye kuyacunga kugira ngo atazava hagira ikindi kintu akora udashaka cyangwa se ngo afashe ab'umuryango we. Rero icyo gihe iyo bimeze gutya, umugore yiga gushaka amafaranga agakora utuzi hirya no hino mu buryo ki abasha kubona amafaranga utazi kugira ngo ajye abone uko afasha abantu b'iwabo. Ibi bintu abagore benshi barabikora. Rero nshuti mukundwa wo nkurikiye, nushaka gukemura ikibazo nuko nawe ubwawe ubasha kureka umugore akagira uruhare mu gucunga amafaranga yakoreye nayo wowe wakoreye. Rero numuheza ku mafaranga, aziga gushaka uburyo ki abona amafaranga, yega abasha no kuyabona kuyo uba wamuhaye guhaha, agafonyoraho akohereza iwabo, agahaha ibintu bidahagije, kandi nusanga yahashye ibidahagije nta kintu uzabikoraho. Kubera ki? Nagutuma akora ku ifaranga ngo akemure ibibazo bye byo mu buzima bwa buri munsi n'umuryango we urimo. Rero bagabo mwitondere ibi bintu. Gatandatu, uri umugabo umubuza gufasha abandi bantu, ariko wowe akubona ufasha abantu biwanyu, abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, inshuti zawe, ukabafasha utabimumenyesheje. Bishatse kuvuga iki rero? Nawe uba umwigishije yuko nazagira abafasha atazakubwira. Nongera mbisubiremo, urugo rwubatswe neza, umugabo n'umugore bakundana, ibintu byose bicara hasi bakabipanga, abo gufasha bakabapangira hamwe, mukavuga ngo ku kwezi tuzafasha aba, tuzabafashisha ibi ngibi, tuzabafashisha biriya. Ariko niba mwiyicarira wowe ugakora ibyawe nk'uko ushaka, wowe ukamuheza, najya kubikora ntabwo azakubwira. Karindwi, noneho rero uri umugabo atagirira mwikizere, ntabwo agutinyuka ngo yumve neza yuko uri umuntu yabwira ikibazo ntumucire urubanza. Aragutinya rero, ntabwo akwizera. Uri umuntu rero atinya, atapfa kubwira ngo iwacu bakeneye ibi ngibi, mfasha mbafashe. Kubera iki? Ntabwo akwizera. Nubwo mwashakanye, ariko hari akantu rwose gatoya kaba katagenda neza, bigatuma rwose utaba uri umuntu nk'inshuti ye yabwira ati mfite ikibazo iki n'iki, mama akeneye iki, papa akeneye iki, abavandimwe banjye bakeneye ibi, rwose wamfasha tukabafasha. Rero iyo atakwizera nabwo abikora atakubwiye. Umunani, noneho rero abikora rwihishwa kubera yuko yanga neza yuko uri umugabo uzabimucyurira. Aba yarakubonye uburyo ki rwose uri umuntu ukunda ibintu by'inkuro. Iyo abibona neza rero yuko nakubwira ngo agiye gufasha iwabo, uzitwa ko ari wowe urimo kubafasha igihe kimwe uzabimucyurire. Rero yiga kubikora atakubwiye. Rero bagabo mugira ubwenge, nushaka ko umugore akora ibintu neza, banza umuhe urugero kandi umufashe kugira ngo ibintu bigende neza. Ikintu cya nyuma noneho rero, iyo yagushatse nta rukundo agufitiye, yagushakiye amafaranga ufite, yagushakiye amashuri, yagushakiye imitungo, iyo nta rukundo agufitiye, nta nubwo akeneye yuko mwicara hasi ngo mugire ibyo muganiraho by'ibyo gufasha abantu. Rero iyo abonye amafaranga ajya kubikora wowe atabikumenyesheje. Rero nshuti zanjye bagabo,
ibi ni ibintu bimwe bituma abagore bakunda gufasha imiryango yabo batababwiye. Umugore nutamugira inshuti yawe ngo mbese yumva ko uri umuntu umwe muri we, nta kintu azakubwira. Niba ari wa muntu utagira ikintu umufasha, nta kintu azakubwira. Niba uri umuntu usuzugura abantu, nta kintu azakubwira. Aziga gukemura ibibazo atakubwiye. Rero nshuti zanjye bagabo, mwumve ibi bintu, kwirinda biruta kwivuza. Muramenye umugabo ni umutwe. Umugore wamuzanye ntabwo yakuzanye, uzamuha umurongo. Kandi mu buryo gufasha ni ngombwa, ni na byiza. Mwicare hasi muvugane ukuntu muzamufasha imiryango yanyu. Iyawe niye, umuryango wawe nuwe, kuko yombi ni imiryango yanyu. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Yandikira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, kwa subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Byagiye kubana namwe kumwe na Dorothée Uwimpuhwe, naho butaha muri video ikurikira. Bye bye.